gukoresha imyitozo ngororamubiri nibyo bintu yumvamo cyane, kandi kuvugana n'abakiriya banjye ni ibintu by'ingenzi mu kazi nkora. Mba ngomba kwita ku byangombwa bifasha kwihanganira umubabaro no kubongerera umuhate. Bivuze ko ngomba kuba niteguye bihagije. Binsaba gukora ubushakashatsi bwimbitse cyane kuri YouTube ndetse no kuri Google. Iyo abakiriya batashye barangije imyitozo, nkomeza kuvugana nabo kugira menye ko ubuzima bwabo buhagaze, nkabafasha kujyanye n'imirire n'ibindi bakeneye. Kugira ngo ibi ngibi byihute nuko mba nkeneye internet yihuta kandi yizewe. Airtel ituma nihuta mu byo nkora. Mbasha kureba amavideo nkanakomeza kuvugana n'abakiriya banjye babishakiye. Aribyo bituma nishimira akazi nkora. Kubera Airtel Bomba ubu nshobora guhora mvugana n'abakiriya banjye. Wowe uzakora iki na Bomba? Streaminga, downloadinga, chattinga, uvuge wongere uvuge na Airtel Bomba. Iyi ni pake y'igitangaza ku mafaranga 500 ku munsi, 3,000 mu cyumweru n'ibihumbi 10 ku kwezi. Uhabwa gigabyte yose buri munsi, ukanabasha guhamagara no kohereza SMS ku buntu ku murongo wa Airtel. Kanda akanyenyeri 456 urwego uhitemo Bomba Pack utangire uryoherwe. Airtel, umuyoboro wa telefone zigezweho.